ni gute wamenya Imana igushaka? Ubundi Imana imaze kuturema yashizeho ubutunzi bwayo muri twe. Impamvu navugaga kwishushanya, kuziba imiyoboro y'ubutunzi Imana yashize muri wowe kugira ngo ya miyoboro nisohore bwa butunzi. Rero ni gute wamenya Imana igushaka? Imana imaze kuturema ubutunzi bwayo yabushize muri twe. Ni byiza iyo ushaka kumenya no kwimenya no kumenya Imana iguhamagarira, kubanza ukisubiramwo, nibwo uzamenya Imana igushaka. Kuko muri wowe niho umenyera ubutunzi bukurimo. Iyo umaze kumenya ubwo butunzi uhita umenya aho bukenewe. Utaramenya ubutunzi bukurimo ntushobora kumenya aho uhamagariwe. Ni uvuga ngo kura amaso yo kujya gushakisha, baza kwanza wisubiremo. Numara kumenya capacité, ubushobozi, imbaraga, amavuta, impano Imana yagushizemo, uramenya, urahita umenya ati ibi ngibi bikenewe hariya, ibi mfite bikenewe hajya, ntabwo bikenewe hariya. Buri mpano yose ikomeye mu kibanza cyayo. Nta mpano iruta iyindi, nubwo hari ivuga y'ubuhanuzi, mwifuza y'ubuhanuzi, ariko zose zirakomeye mu kibanza cyazo. Iyo bavuga kwifuza bavuga ko ikomeye, yamutandukanye ibintu. Mwifuza impano y'ubuhanuzi kuruta izindi, urayifuza kuko ni impano itumuvugana n'Imana. Buri muntu wese afite capacité yo kumva Imana. Mazange ziranzi kandi zidijyanye. Buri mwana w'Imana ukuze agomba kumva ijwi rya Data. So rero buri mpano ifite ugukomera kwayo iyo iri mu kibanza cyayo. Ubuje hano ugahanura, amen amen, hari umuntu hano ukeneye ubufashwa bwa kashi, hari abantu Imana ibarahaye impano yo gufasha ugasanga yirwa afite ibintu byo gutanga. Ebana kubera kwezi kwa mbere kugeza December, we ubwo buntu Imana yarabumuhaye, arabufite, iyo grace arayifite. Rero uwo muntu haje umuntu hano ufite icyo kibazo, inzu barimo baramwirukana n'ibiki, nubwo nta muhanurira guhera saa sita kugera saa sita zindi z'amanywa nyirimo namuprofetizaho profetiza, ntabwo uri mufashe kuko akeneye kashi, akeneye ibintu bitabara, akeneye ingabire y'umuntu umufasha. Ariko haje umuntu ukeneye orientation, ndashaka kumenya hari ikintu ushaka guhitamo ariko cyangwa icyo nabuze icyo mpitamo, uwo ukeneye wahuze. Umaze kumenya ubutunzi bukurimo, c'est facile yo kumenya Imana igushaka. Ariko abantu dutakaza umwanya twiruka tuduhiga, twishushanya hiriya dushakisha imishahara myiza igezweho, ko tunatakaza ubutunzi Imana dushizemo. Niyo mpamvu Miles Monroe yavuze ngo nzapfa ndi empty. Kubera yari yarasobanukiwe ko muri we harimo ubutunzi, hari ibintu byinshi bagomba gutanga. So rero ikintu cya mbere ni kwisubiramo ukavuga ati ngiye gushakisha, kuko Imana indema hari icyo yanshizeho, ngomba kukimenya. Bitangira gutyo. Iyo ukimenye uhita umenya aho gikenewe. Buri mwana w'Imana wese hari ikintu Imana yamushizemo, kandi Imana izi neza ko ahantu runaka, mu gihe runaka, isaha runaka, mu gihugu runaka, mu bantu runaka kizagira umumaro ukomeye. Ariko benshi tuva muri iyi si tukiri muri ya 75%, tuyukira mu mishahara igezweho myiza, ibibanza byiza by'abantu baha agaciro, kwishushanya, gutinya commentaire z'abantu. Ibi ngibi bivugwa nabi wana, reka nigire muri bivugwa neza. Asanga ziva mu isi hari ubutunzi bugenda. Impamvu tugomba kubabwira ubutunzi bukomeye ntabwo buri hariya ntabwo buri muri banknote, buri ahantu hose hari amarimbi. Kuko abantu batwaye imigisha y'abantu batigeze basiga.